umwana wawe wagosora aje hano mu Rwanda yaza tukamwakira abantu ntibatura nk'imisozi. Uyu nguyu urakaye uhekenya amenyo ejo azasaza apfe. Hari abantu bavuga ko mutari abigisha, mutari pasiteri, ahubwo muri abapolitisi. Ibyo bintu murabyemera cyangwa niba mutabyemera mubibona gute? Reka nkubwire, niba gukunda igihugu cyawe ukakivuga neza, ukavuga neza abayobozi bacyo, niba icyo ari cyo bita ko ndi umunyapolitiki ubwo ndiwe. Reka nkubwire ikintu kimbabaza kuri diaspora, sibyo? Twongere tubahe ikaze nshuti bakunzi mukurikiye Radio One Nation, ni ijwi rya diaspora nyarwanda. Uyu munsi nkuko mubibona twagiye kuganira na Reverend Pasteur Rutayisire Antoine. Ni umuntu yavuga ko afite amateka akomeye yaba ku gihugu yaba ndetse n'ubunararibonye mu kuganira n'abantu n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, harimo ndetse n'isanamitima. Uyu munsi niwe tugiye kuganira. Ikaze mu kiganiro Pastor. Murakoze. Amakuru yanyu ni meza. Twishimiye kuba tugiye kuganira kuri uyu munsi. Murakoze. Reka duhere ku rugendo muri gutegura mu minsi iri imbere mikeya mugiye kwerekezamo rwo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bimeze bite? Urugendo muriteguye ruhagaze gute kugeza amagingo aya? Bongira ngo ruriya rugendo rwo nta nubwo ndimo kurutegura kubera ko ni ubutumire nahawe bw'abanyarwanda bari mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe wenda na Canada n'ibindi bihugu bihegereye. Ubwo rero jewe nta nubwo mfite byinshi nitegura kuko jewe nta mirimo yindi mfite muretse kuzajyayo nkaba ibiganiro bitandukanye nkuko babiteganije, naho ubundi nta mirimo myinshi mfitemo. Hashize igihe kingana gute babatumiye? Ngira ngo waciyeho nk'amezi nk'atatu cyangwa ne sinibuka neza kuko hari umuntu waje hano ambwira yuko bafite muri gahunda barimo kubitegura, hanyuma ambwira yuko bazanyoherereza ubutumire mu gihe bazaba bamaze kwitegura. Hanyuma nyuma ubutumire bwaraje na tike yo kugenda iraza, na zimwe ndetse n'umwe mu bapasitori babishinzwe yaje hano kundeba kubera ko yari afite ibindi bikorwa yarajemo hano by'ubukwe. Hanyuma aza kunsobanurira neza uko biba bikoze, icyo baba bategereje n'uko bizaba bimeze. Hano kugeza uyu munsi nuko bimeze. Mu kanya nari ndimo ncisha amaso kuri afishe bakoze itumira abantu, nabonye ari iminsi 3 bizaba nubwo amasaha agiye atandukanye. Aho hose muzahagaragara cyangwa wenda ni hamwe muri ho? Biterwa nuko gahunda izabikoze. Ngira ngo icyo ngicyo ntabwo ari cyo wagisubiza. Burya abantu bagutumiye iyo ugezeyo nibo bakubwira bati turashaka kujya ahangaha, turashaka kujya ahangaha. Icyo ukora gusa no kwitegura, nabwo ukurikije inyigisho baguhaye uzigishaho, ubundi icyo gihe bakujyana aho bashaka, ntabwo ari wowe witegeka. Iki ni igikorwa umuntu yavuga ko ari ingaruka mwaka kuri bari ko mwebwe n'ubwa mbere mugiye kukitabira? Yego, hari utundi dukorwa duto nangiye njyamo tw'abanyarwanda ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntabwo ari iki ngiki. Iki ngiki ngira ngo n'ubwa mbere ngiyemo. Kereka niba wenda ibyo ngibyo nagiyemo byari imbanziriza mushinga y'icyo ngicyo, ariko ubundi ngira ngo n'ubwa mbere. Nabonye barakise Rwandan Christian Convention, bababwiye ko ikigenderewe muri rusange ari iki? Nkurikije inyigisho bampaye gutanga, urebye ikigenderewe cyane cyane no gufasha abanyarwanda mu rugendo rwo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, baba bari mu gihugu baba bari hanze, ariko cyane cyane kuko urumva bo bari hanze ku buryo babyumva kimwe n'ubu bakumva ko ari abanyarwanda n'ubwo bari hanze. Mbese jewe mbivuze mu magambo yanjye navuga ngo ibyatubayeho nk'abanyarwanda birimo jenoside yakorewe abatutsi, birimo intambara zagiye ziba hagati y'abanyarwanda muri cyane cyane muri iyo nzira yo guhagarika jenoside, n'ibintu by'amarangamutima byagiye bisigara inyuma kubera ko iyo habaye ikintu nk'icyo ngicyo nta munyarwanda n'umwe utarakomerekejwe na jenoside yakorewe abatutsi kuko yarakozwe, kandi kuyihagarikwa n'intambara. Urumva rero iyo intambara ibaye hangirika ibintu, hapfa abantu, bamwe bagapfa mu buryo buzwi abandi bagapfa mu buryo butazwi, kuko iyi sasu riguye ntabwo rirobanura ngo rivuge ngo ndafata uyu cyangwa uriya. Kandi urumva abantu mbese dufite ibintu
tugomba kugenda twumva kimwe tuganisha hamwe. Ubona rero cyane cyane nk'abanyarwanda bo hanze, kuko nakunze kubasura mu bihugu bitandukanye, usanga abanyarwanda bari hanze ntabwo barageza ahantu bumva ko amateka yacu atagombye, ibyahise byacu bitagomba kwica ejo heza h'abanyarwanda. Kuko hari umuntu ukubwira ati narapfushije, undi akakubwira ati nariciwe, undi akakubwira ati narasenyewe. Ibyo bintu byose ubundi iyo abantu bavuze ngo ubumwe bw'abanyarwanda, ni ibibazo twese tuba tugomba kwibazaho kandi tukazageza ahantu tubitekereza kimwe. Mu gihe rero mubashyiriye iki n'iki mujyanye pastor? Urumva buriya kuvuga ngo mbashyiriye iki ngiki ngiye kubabwira ibi ngibi, yewe ubundi ntabwo ariko njya nkora. Iyo ngeze ahantu bakampa teme nigishaho nyigishaho, ariko ibyiza biba icyo nashimye nuko ndetse bizaba mu minsi itandukanye, kuko icyo gihe umunsi wa mbere uba umeze nk'umuntu utera ibuye mu gihuru. Noneho ubwo ibivumbutse muri byo uhiga ukagerageza kugenda wigisha ariko ukurikije ibibazo wumvise. Naho ubundi ngewe ntabwo njye navuga ngo ngiye kubabwira ibi, ngiye kubigenza gutya, ngiye kubigenza gutya. Teme bampayeho niyo nzigishaho, kuko ndumva amagambo banyoherereje yo muri Zaburi 133. Mbese ni byiza kandi byikundira kubona abavandimwe bahuje umutima, baturanye bahuje. Ariko urumva icyo ngicyo kigenda kivamo ibindi byinshi. Harimo ibiganiro ku gukira ibikomere, kuko ntabwo abantu bashobora guturana bahuje bagifite ibikomere n'umujinya w'ibyahise. Harimo ibijyanye no gushobora gukorera hamwe no kugira icyerekezo kimwe. Mbese harimo byinshi mfite mu mutwe wanjye, ariko byose bizahinduka bitewe n'abo nzaba nasanzeyo n'ukuntu nzabona bimeze. Hariya muri Amerika, usibye ko atari no muri Amerika gusa, no mu bindi bihugu usanga harimo abantu bagifite divisionisme muri bo. Utekereza ko iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda bazayakira? Ibyo ngira ngo buriya gahunda ya Ndi Umunyarwanda ifite ikibazo gikomeye cyane, kuko hari abantu babanza kuvuga ngo mbere y'uko twumvikana ko turi abanyarwanda, reka tubanze twemeranye yuko reka wenda nabivuge ntaciye hirya no hino, kuko hariho nk'abantu benshi abacitse ku icumu nta kibazo bafite. Urebye bo bakubwira bati twebwe twariciwe, gacaca yarabaye, wenda nubwo tutabonye compensation, mbese ngo tubone indishyi z'akababaro, ariko byarabaye. Ariko hari urundi ruhande wari narwo usanga rurimo abantu bafite umugaga mwinshi cyane, bakubwira ati natwe twariciwe, atari ko ntibabivuga, ntibashaka kubyemera. Aho rero niho dufite ikibazo gikomeye cyane, kuko abantu benshi bashaka gukora icyo nita equilibrisme, ngo reka turinganize, twemeze ko habayeho jenoside ebyiri, hanyuma nitumara kubyemeza noneho tubone kwiyunga. Ariko nkavuga nti ibyo ngibyo byo ni ukureba nabi, kuko jenoside ebyiri ngewe nkunze kubibwira abantu, nta nubwo ngewe njya mbica iruhande. Hari abantu bakubwira ngo nta bahutu bapfuye, ngo ntaki, ariko nkavuga nti ibyo ngibyo ni ukubeshya. Hari abahutu bapfuye mu kubera impamvu nyinshi. Hari abahutu bapfuye bazize amabombe yagwaga, hari abahutu bapfuye bazize abana baje barakaye bagasanga ababyeyi babo bapfuye bakihorera. Ibyo byabayeho rwose. Ngira ngo icyo twagombye no gushimira abari ingabo za RPA icyo gihe, ni ukuba barashoboye no gukontorora umujinya w'abo bantu, ntidutakaza abantu bangana nabo twatakaje muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo nta nubwo leta y'u Rwanda yigeze bihakana ko ibyo byabayeho, gusa nuko abantu bamwe bashaka ngo yango ntibabanze basubira inyuma. Ubuse umuntu niba yaraje agasanga bisha ababyeyi be ari mu ntambara, agahindukira akica abantu, wenda bashobora kuba ari n'ababishe cyangwa atarabisha kubera umujinya, uwo muntu uzajya kumushakisha umubone hehe? Ko yagendaga nta naho byanditse, nta n'uzi izina rye. Abo babonye baranabahannye. Ngira ngo byabayeho. Ibyo ngibyo ni ibintu biri mu mateka yacu, ariko ngira ngo abantu bagombye kwishimira intambwe tumaze gutera twunga abanyarwanda, kuruta yuko bakomeza gucana umuriro w'amacakubiri bashakisha ukuntu bavuga ngo nta kintu cyabaye. Hari nawe njya numva bavuga ngo urumva ngo bariya ngo ntabwo bemera ko u Rwanda ntaho rugeze, ngo u Rwanda ngo hari nawe mperutse kumva rwose nkavuga nti ibingibi iyo umuntu ari hanze avuga ibyo yishakira. Hari ugiye nkunze no kubibwira abanyarwanda nkavuga ni mureke tubanze twemeranye ko u Rwanda rwacu ari igihugu gikennye. Niyo wazana umuntu umanutse mu ijuru azaza abanza ahangane n'ikibazo cy'ubukene bw'abanyarwanda. Ukumva abantu baravuga ngo ntimuvuga ko nta mashuri ahari, ariko abana bariga, wenda ntibiga nk'uko abanyu biga bari mu Burayi cyangwa muri Amerika, ariko baragerageje, twaragerageje. Usanga rero abantu bashaka yuko natwe turi mu gihugu imbere tuvoma uwo mujinya, akaba ari wo tuvugisha tukavuga nk'uko bavuga. Usanga rero kenshi abo nibo bagorana, kuko niyo ugiye ukababwira uti mu Rwanda twariyunze,
twaragerageje, twakoze gacaca, turekura abantu bakoze jenoside, turabababarira, dufatanya n'abacitse ku icumu, tugerageza kwiyunga. Barakubwira ngo yangu ngo ibyo ngibyo muvuga ngo abantu mwarabahase ngo mwagize muze, none twari kubigenza dute? Noneho ikintu kimbabaza ni abantu bakora akazi ko gukritika gusa, nta n'umuti batanga. Bo bakumva ko twese twagombye kurakara tukanga leta, ariko nta kintu byaba bimaze. Abo rero barahari. Iyo ugiye no muri biriya biganiro, giye kubera ko nagiye njya muri biriya bihugu byo hanze, za Canada, za Bubiligi, za Budage, za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mpura nabo. Ariko kenshi message mbaha ndababwira numva ntawanga konka nyina ngo nuko arwaye ubuheri. Iki gihugu cyacu cyagize ibibazo, iki gihugu cyacu cyagize ingorane, kigira ingorane ari igihugu gisanzwe cyifitiye ubukene bwacyo, nta mabuye y'agaciro menshi tugira, ntabwo dutuye ku nyanja, ntabwo dufite ubutaka bunini, turi n'abaturage benshi ku butaka butoya. Birengagiza ibyo bibazo, bo bagakora akazi ko kumva ko twese tugomba kurakara tugahekenya amenyo. Ariko ngira ngo igihe kirageze ngo abantu babyumve kimwe, twumve yuko igihugu cyacu cyagize ibibazo, buri muntu wese ahubwo yagombye guhuza imbaraga n'abandi, nibura tukavuga ngo amateka yatubayeho tuyashyire inyuma yacu, hanyuma twubake igihugu kizima. Mubona bizashoboka ko abo bantu binangiye badashaka guhinduka bazahinduka? Umugisha tugira nuko abantu ntibatura nk'imisozi. Uyu nguyu urakaye uhekenya amenyo ejo azasaza apfe. Napfa umujinya uzajyana nawe. Umwana yabyaye wenda azasigarana agace kawo, ariko we ntacyo tuzaba tumurega, ashatse yaza mu Rwanda akaza agafatanya n'Abanyarwanda cyangwa akigumira aho ngaho. Ikintu cyiza cyabayeho mu Rwanda nuko ubu nta munyarwanda duheza. Nta munyarwanda duheza. Umwana ngiye kuvuga ngo umwana wasindi ku bwabo kuko niba yayoboraga guverinoma y'abatabazi bo bari na hano. So umwana yakavuye wabagosora kuko ngira ngo niba baye popira muri ibyo bintu. Umwana wabagosora aje hano mu Rwanda yaza tukamwakira kuko we ntacyo tumurega. Ni umwana w'umunyarwanda, yaza ibyose yakoze ntabwo tuzabibaza umwana. Urumva rero umugisha dufite ari twebwe turi hano natwe turi hano mu gihugu ntituri shyashya. Natwe tuzasaza tupfe. Hanyuma mwebwe mukiri batoya nimudakomeza muri uwo murongo, twizera yuko ibyo turimo kubaka imbaraga nyinshi turazishyira mu rubyiruko, tubabwira ngo umva rubyiruko, wenda twebwe abakuru twagize ibyacu, hari ibyo twishe, hari ibyo twangije, ariko mwebwe mugerageze, uwo niwo mwuka dushaka kubiba muri ndi umunyarwanda. Mubona gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge igeze hehe? Gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge ni nk'ibyo navugaga. Gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge imeze nk'umuntu ugenda mu misozi nk'iy'u Rwanda nyine, irazamuka ahandi ikamanuka, kuko ubona hari abantu bagifite izo ngengabitekerezo zo kutanyurwa, z'amacakubiri, haba hanze haba no mu Rwanda turabafite. N'abatabivuga baba bafite mu mutima, kandi ku mpande zombi. Hari abacitse ku icumu batishimiye uko ibintu byagenze, kuko bumvaga leta izabaha indishyi z'akababaro n'ibindi. Ntabwo ibyo byabonetse ko turi igihugu gikennye. Hari abandi bavuga bati ibyo ari byose nubwo gacaca yabayeho, ariko bariya abantu ntabwo babahannye nk'uko bagombaga guhanwa. Ibyo nabo barahari kandi turabyumva, kandi nta n'uwo ducira urubanza. Turabyumva, ntabwo abantu baba barakwiciye ababyeyi ngo bakwicira abana, bakwicira umuryango, nurangiza ubone bo turabarekuye bagiye hanze baridegembya ngo unezerwe. Ariko ugomba kubyumva kuko hari ibitambo bigomba gutambwa kugira ngo igihugu gishobore kubaho. Hari abantu batanze amaraso yabo, batanga ibitambo by'umubiri n'amaraso, baremera baranapfa kugira ngo iki gihugu kibohoke. Natwe hari ibitambo tugomba gutanga by'amarangamutima yacu, tukareka ibyahise ntibitegeke ibizaza, tukubaka igihugu kizima kuko tuzi ububi bw'ibyo twanyuzemo. Akamaro rero k'iyobokamana kuri abo bantu, ku muntu wenda wiciwe akabura be, ubona ari akahe? Hanyuma se ubona hari aho bigira ingaruka kuko bikaba byatanga umusaruro? Ngira ngo nuzenguruka mu Rwanda ukabaza abantu biyunze, ari abemeye ibyaha bagasaba imbabazi, ari n'abemeye gutanga imbabazi, iteka ryose uzasangamo inyuma y'ibyo ngibyo uzasangamo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kuko buriya umusaraba wa Kristo ugira imbaraga ku bakoze ibyaha, kubera yuko urabibigishwa uti nubwo wakoze ibyaha ariko hari umuryango w'imbabazi, kuko Kristo yitangiye ibyaha byawe. Ubwo butumwa narabuvuze mu magereza menshi, ndi umugabo wo guhamya yuko bubyara imbaraga. Uzagenda ubaza abantu bose bemeye ibyaha muri gacaca, 3 bya 4 ni abantu batsinzwe n'ubutumwa, bemera ibyaha bakoze babisabira imbabazi. Uzagenda ushaka abantu bababariye by'ukuri babikuye ku mutima, uzasanga 100% by'umuntu wacitse ku icumu
uwemeye kubabarira uwamwiciye akamwegera bagasabana imbabazi bakiyunga, uzasanga hari mu butumwa, simvuga ngo bwavuzwe n'idini runaka, uzasanga harimo ubutumwa bwiza, bwaba bwaravuzwe na padiri, bwaba bwaravuzwe na pasitori, bwaba bwaravuzwe na apotre, uko yaba yitwa kose, ariko uzasanga umusaraba wa Kristo uri hagati y'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Hari abantu bavuga ko mutari abigisha, mutari pasiteri, ahubwo muri abapolitisi. Ibyo bintu murabyemera cyangwa niba mutabyemera mubibona gute? Reka nkubwire, niba gukunda igihugu cyawe ukakivuga neza, ukavuga neza abayobozi bacyo, niba icyo ari cyo bita ko ndi umunyapolitiki, ubwo ndiwe rwose, kuko ndabizi nanjye ndabumva, ahubwo nuko ntahura nabo, nuko babaza abandi igihe ntibambaze. Niba ubwo numva babaza abamvugaho, nkabona ariko kuki badatinyuka nibura ngo nanjye bambaze, mbabwira uko ntekereza, mbabwira ikinkoresha, mbabwira ikinkoreramo, kubera ko icya mbere ryo hari ibintu bitatu ngiye kuvuga bibafasha kumva ibyo ngibyo. Icya mbere, ndi umunyarwanda wavukiye mu Rwanda, ndi umunyarwanda wize nigira mu Rwanda, ndi umunyarwanda kavukire, uzi ingaruka z'amacakubiri, uzi ingaruka z'inzangano. Jewe rero nafashe icyemezo cy'uko ntabwo nzazisubiramo, niyo byagenda bite, nta nubwo nzaba mu bantu bazigisha. Icya kabiri, ndi umunyarwanda ushyira mu gaciro. Abantu benshi baba bashaka ngo muvuge ko leta ngo y'u Rwanda, ngo Perezida Kagame ntacyo ivuze neza, Kagame abantu bahinduka abanzi bawe. Ibyo ni uburenganzira bwabo, ariko ntabwo uzambwira ngo Perezida Kagame ntacyo yakoze, ngo nuvuga ko yakoze neza ngo ubwo ngubwo ngo buri umunyapolitike, ngo buri umuntu w'inkoma amashyi, ngo buri umuntu, ngo amazina menshi banyita ayo, rwose nzayemera abayanyite, kuko yewe umuntu wese ukoze ikintu cyiza mushimira icyiza yakoze. Nabo bari hanze niba bambwiraga reka dukore ibyiza natwe bidushimire, rwose nanjye nabo nabashima nkanabavuga bakabyumva, ariko ntabwo nzicara ngo nicare mvuga ngo, ntabwo nigeze mvuga ko Kagame ari marayika, sinigeze mvuga ko ari Imana, ariko ndamushima. Icyo ngicyo rero niba aricyo baheraho ukavuga ko ndi umunyapolitike, rwose ibyo ngibyo ndabyemera. Icya gatatu, abavuga ko ntari umupasitori, ngo ndi ikirura mu ntama, ngo ndi ikirura ngo cyambaye uruhu rw'intama, nabo ni uburenganzira bwabo, ni uburenganzira bwo kunyita icyo bashaka, kuko ikintu kinezeza nuko ku munsi w'imanza, umunsi urubanza ruzacibwa, tuzaba dutonze umurongo hamwe, bacirwa urubanza ku byabo, nanjye ncirwa urubanza ku byanjye. Mfite life mission yanjye, life mission yanjye irasobanutse, mporana nayivuga, mporanyisubiramo. Ngewe icyifuzo cyanjye nk'umuntu wavukiye mu Rwanda, data akicwa muri 63 bamuhoye ubwoko bwe nta nicyo yakoze, 73 bakanyirukana mu ishuri, 90 kugeza 94 baka genocide kabanyireba. Ndi umunyarwanda wafashe icyemezo yuko iyo nzira, wanyita umunyapolitike, wanyita umunyamadini, nzakoresha muwaye zose, nzakoresha ijambo ry'Imana ngo abanyarwanda bakire, nzakoresha imbaraga zanjye, nzakoresha ubutunzi bwanjye, ariko icyifuzo cyanjye nuko nzapfa mvuga ngo nibura naragerageje gutanga contribution yanjye mu kubaka igihugu cyiza. Iyo rero niyo life mission yanjye, uyigaya ni uburenganzira bwe, uyishima ni uburenganzira bwe, kandi igihe ntabwo bizampindura. Mubona iyobokamana ritandukanira na politike? Ariko burya iyobokamana kuritandukanya na politike ni n'ubuswa. Ni ubuswa kubera yuko aba bantu twita abayoboke b'amadini yacu nibo leta yita abaturage. Bivuga ngo duhuriye mu murimo umwe. Icyo twagombye kumva ni ukuvuga ngo uyu muturage leta ishaka, burya leta yo ikora icyo nita hardware, ikora iby'inyuma. Twebwe dushinzwe software, dushinzwe imitima y'abantu, dushinzwe imitekerereze y'abantu, dushinzwe imyumvire y'abantu. Ahubwo ikimbabaza nuko umurimo wacu tutawukoze neza. Noneho ngo tujye duhindura abantu tubagire beza, tubahereze leta ikoresha abakontabure batiba, ikoresha abapolisi batarya ruswa, ikoresha abaminisitiri basenga bakayobora neza. Nabundi politike uzarebe mu isezerano rya kera babaga muri theocracy, bivuga ngo politike n'idini byari bivanze. Mose yari umunyapolitike ariko ari n'umunyamasengesho, niwe wasengeraga Abayisiraheli muri gahunda y'Imana, muri politike y'Imana. Politike n'amadini ubundi ntibitandukana, nkuko n'ubundi nugerageza kubitandukanya ntabwo bikunda. Niyo mpamvu uzabona kenshi bavuga ngo nguriya ntabwo ari umunyamadini, ngo ni umunyapolitike, kuko natinyutse kuvuga ibibazo by'igihugu, ntinyutse gushima bakora neza. Wenda iyo nagaya bakora nabi nabwo bihinduka politiko, bakakwanga bati wivanze muri politike, ariko ni uburenganzira bwanjye. Umuhanuzi yabwiraga abami
umutambyi agasengera igihugu, umwami akayobora igihugu yumvira Imana. So yewe ntabwo mbitandukanya cyane, kuko duhurira ku bantu bamwe, abo leta yita abaturage twe tubita abayoboke, bivuga ngo tugomba kubakorera, ahubwo buri wese akumvikana n'undi ku buryo tuba timu imwe iganisha hamwe. Dusoza Pastor, reka tujye kuri diaspora. Iyi ni radiyo yumvwa n'abanyarwanda baba bari mu gihugu n'abari hanze, ariko harimo abantu benshi nubwo atari cyane ariko bakomeje kwinangira, batemeranywa na leta iriho ubu ngubu kugeza amagingo aya. N'iki wasoza ubabwira dusoza? Reka nkubwire ikintu kimbabaza kuri diaspora, sibyo? Nigeze no kubibwira abantu bamwe twahuriye mu Budage, tumaze gutanga konferanse, baravuga ati bo bari bafite position ivuga ngo ibihugu by'amahanga byagombye gufatira leta y'u Rwanda ibihano, ngo bagafatira u Rwanda ibihano bakarukomanyiriza. Ndavuga nti ariko gihe icyo ndimo kubona ntabwo mukunda abanyarwanda, ahubwo murikunda, kubera ko mutari mu Rwanda muradusabira ibihano. Iyo ibihano babitanze, uwa mbere ubura umuti ntabwo ari wa wundi wanga murwanira ubutegetsi, uwa mbere ubura amazi ni wa muturage, uwa mbere uzabura ibyo kurya cyangwa uzabura amafaranga yo kubaka amashuri ni wa muturage, kuko wa wundi wowe urimo gukomanyiriza wibwira kurimo kumurwanya muri ubwo buryo, abana bazabohereza hanze aho amashuri ari naho abanyu bari, n'ubundi niho biga. Nkavuga nti rero umuntu uri muri diaspora nabanze yisubiremo. Niki nambabaza muri abo bari muri diaspora, abatarabaye mu butegetsi bwa mbere mu gihe cya Kayibanda, mu gihe cya Habyarimana, babaye muri ubu ngubu turimo. Ukavuga ati se uyu muntu igihe cyose yari ari mu butegetsi yavugaga ko akunda abanyarwanda. Ngewe reka nkubwize ukuri, ngewe ngiye muri diaspora ntabwo nahindura position yanjye. Ubwo nakundaga abanyarwanda nakomeza gushaka igituma abanyarwanda bamererwa neza, kuko n'uwo ngo wenda barwanya bakavuga ngo erega reka ngewe nkunda kuvugisha ukuri. Niba barwanya ingoma ya Kagame, na Kagame ni umuntu, hari umunsi nadahitanwa n'ubusaza azahitanwa n'uburwayi, hari umunsi nawe azaba atakiri mu Rwanda ayobora. Tekerereza abanyarwanda, utekereza u Rwanda beyond Kagame. Kwirirwa rero uri hanze usopanya uteranya ngo urashaka kutugirira neza, ubundi se wowe nuza ukaza ugasenya ibyo twari tumaze kugeraho wenda ushoje intambara, cyangwa se ugasenya ibyo twari tumaze kugeraho badufatiye ibihano, uzababara mbere ninde? N'uwo nguwo cyangwa n'abanyarwanda bose? Abo muri diaspora rero nababwira ngo ubwo wageze hanze ukaba ufite ubuzima, ukaba ufite ibyo urya, ukaba ufite ibyo wambara, tuza cyangwa ugaruke mu Rwanda, uze dufatanye kubaka ariko tutarwana. Nta yindi message mfite. Giye buriya ikintu cya mbere, niba abantu bakundaga abanyarwanda kuruta uko bakunda ubutegetsi bw'u Rwanda, kuruta uko bakunda intebe z'imyanya yo mu Rwanda, bakumva neza yuko icyagombye kuduhangayika ni imibereho y'uriya muturage, ni ukwiga kuriya mwana, ni ukuzamuka kuriya mukecuru n'umusaza bagasaza neza, kuruta ko tubazanaho intambara n'amakimbirane y'imburamumaro. Reka nshuti bakunze mukurikiye Radio One Nation, dusoza ikiganiro cyacu twagiranaga na Pastor Rutayisire, tunamushimira cyane kuko uyu munsi Reverend Pastor yaduhaye umwanya kugira ngo tuganire. Mwakoze cyane Pastor. Murakoze namwe, ndizera ko noneho ubwo abajyaga bavuga ko ndi umunyapolitike bararushaho, ariko wahumure giye ntacyo bintwara, kandi uzababwire ko wansanze kuri paruwase ndi pastori, mfite n'ikanzu y'ubupastori, kandi abakristo banjye barankunda. Murakoze cyane rero, ubwo ikiganiro nakagaruka naho ubutaha. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza, mukomeze mugire amahoro y'Imana.